muraho neza murakomeye Imana ishimwe biraterwa naho muri hose ibihugu bitandukanye biri kuri imigabane yose yo kwisi ndavuga mu Rwanda Afrika yose nzima ndavuga Uburayi ndavuga Aziya ndavuga Amerika zombi epfo n'iya ruguru ndavuga n'ibindi bihugu bitandukanye biri hano kuri imigabane y'isi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyo kuwa gatanu. Nishimiye kubana namwe. Imana ibaho umugisha kuba munkurikirana aho muri hose. Ndabizi ko iki kiganiro kigenda kibohora abantu benshi. Hari benshi bagikurikirana, hari benshi batwandikira batubwira yuko bafashwa kubera ijambo ry'Imana, imbaraga zo gusenga. Uyu munsi rero turi kuri cya kiganiro kivuga imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga ni ukuri tumaze kubona byinshi Imana ikoze mu mbaraga zo gusenga. Hari imbaraga hano ku isi abantu bitwaza. Hari imbaraga abantu bakorera umuntu akisanga mu muryango runaka akomokamo, wenda ni umuryango ukize, ni umuryango wayiho neza. Izo ni imbaraga nazo tuvuga umuntu ashobora kwishingikiriza uyu munsi, cyangwa se umuntu akaba yarize amashuri abaho yose yo kwisi, nazo ni imbaraga. Cyangwa se ushobora kuba hari umwanya runaka waba uhagaze mu uyu munsi, nacyo twavuga ko ari imbaraga. Ariko ntago tuvuga izo mbaraga, turavuga imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga zirabohora, imbaraga zo gusenga zihindura gahunda y'imigambi ya Satani. Niyo mpamvu uyu munsi rero n'ubundi tugarutse ku kiganiro cy'uyu munsi tuvuga ngo imbaraga zo gusenga. Nawe aho uri uzahindure ugaruke mu nzira yo kwakira imbaraga zo gusenga, nazo zirakora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Ndabakiriye rero n'ubundi ndi ya nshuti yanyu musanzwe mukurikirana, Bishop Francis. Turacyari kumwe kandi turabakunda, turabasengera buri munsi uko buri muntu wese ahari hose tubasha kugeza isengesho, kandi turabizi ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Rero n'ubundi twasenze, reka n'ubundi dukomeze twumve iki ijambo ry'Imana rivuga uyu munsi. Uyu munsi turasoma icyanditswe kiboneka Luka igice cyaho cya 9, ibice 9 umurongo wa 37. Luka igice cya 9 ku murongo wa 37. Haravuga ngo iki rero? Haravuga ngo nuko bukeye bwaho amanutse uwo musozi ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko uwo mugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga ati, mwigisha ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye, kuko namubyaye ari ikinege. Dayimoni iyo amufashe aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi, akamuvamo biruhije cyane. Nigize abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Umurongo wa 41, Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyubagiza, nzageza he kubana namwe no kubihanangiriza? Zana hano umuhungu wawe. Umuhungu akiza dayimoni amutura hasi, aramutigisa cyane. Yesu acyaha dayimoni, akiza uwo mwana, amusubiza se. Bose batangazwa n'igitinyiro cy'Imana. Amen. Niryo jambo ushaka kugira ngo tuganire uyu munsi. Uyu munsi turaganira kuri ijambo ry'Imana. Bibiliya tubwiye ngo nuko bukeye bwaho Yesu amanuka uwo musozi. Niryo jambo ushaka kugira ngo tuganireho. Ndenda kukubaza, umanuka uva hehe? umanuka uva. Ariko
hano Bibiliya tubwira ngo nuko Yesu amanuka uwo musozi. Iyo usomye igice cy'Icyenda ku murongo wa 28 uzahasanga inkuru yerekana Yesu n'abigishwa be batatu gihe bari bazamutse umusozi, yazamukanye Petero, Yohana na Yakobo ngo bagiye gusenga. Bahageze ngo ahindurirwa imbere yabo, ngo agitangira gusenga ahindurirwa imbere yabo. Ariko saho ngaho ashaka kugira ngo uvuge, ari naho Petero yavuze ngo bageze kuri uwo musozi bafatwa n'ibitotsi, ariko Yesu akomeza gusenga. Ngo Petero akangukira kukurabagirana k'umwami Yesu, ararabagirana ngo abona imyenda yose yahindutse yabaye imyeru. Bibiliya tubwira ngo iyi Petero ahita abwira Yesu, aramubwira ngo bibaye byiza ukabitwemerera, reka duce ingando hano, kubera ibyiza tuhaboneye reka tuhagume. Kubera iki Petero yagize icyifuzo cy'uko bahaguma? Nuko yarabonye itandukanyirizo ry'ubuzima yari asanzwe abamo, akabona n'ubundi buzima yisanzemo atarasanganywe. Byari bivuye ku kirero, byari bivuye kuzamuka umusozi. Igihe bari bazamutse umusozi ngo bagiye mu mbaraga zo gusenga, barasenga, ubuzima burahinduka babireba. None reka tugaruke ku ijambo twasomye, Luka igice cy'Icyenda ku murongo wa 37 ngo nuko amanuka uwo musozi. Impamvu nanivuze uriya murongo wa 28 nendaga kwereka aho Yesu yari ku musozi, ariko ngo tujye ku murongo wa 37 ngo yari amanutse uwo musozi. Igihe ngo yari amanutse uwo musozi rero, ahura n'umuntu ufite ikibazo cy'umwana yabyaye ari ikinege, ngo atangire kuryohera umubyeyi, afatwa na dayimoni. Dayimoni izonga umwana, dayimoni yica nabi umwana, dayimoni zingamisha umwana, dayimoni mutera imibyimba arabyimba, dayimoni ngo ikajya imugusha mu muriro, dayimoni ngo buri munsi ikajya ihora imukubita hasi. Yahoranaga imibyimba, yahoranaga ibisebe. Wenda ntago hano basobanura yuko wenda amenyo yavuyemo, ariko ndakeka ko umuntu wikubita hasi buri munsi yisanga yaguye hasi, dayimoni yamukubisa hasi, ndakeka ko amenyo yose ntago yari yuzuye. Ngira ngo umuntu nk'uwo rero ufatwa na dayimoni, sinzi kwimureka ngo imuha amahoro. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Yesu amanutse umusozi ahura n'icyo kintu. Amanutse umusozi ahura n'ubwo buzima bw'abo bantu. Bibiliya yatubwiye ngo ise w'umwana arabanza aramufata ngo amuzanira abigishwa ba Yesu. Barahondahonda biranga. Barahondahonda biranga. Barasenga bareka. Barambura ibiganza reka. Dayimoni ahubwo akavuga ati mumveho. Bagapfukama bakayesura reka. Abantu nk'abo barahari mu itorero. Hanze ahangaha ni benshi ahangaha. Batwara amafaranga y'abantu ngo vaye tugusengere, ngo urabona igitangaza, ariko mbere yuko tukuramburaho ibiganza zana 100,000. Ibyo ni fake, ibyo ni ibinyoma. Ntabwo Yesu yaba ari mu muntu nk'uwo ngo atangire kubanza gusaba imisoro. Ubwo ni ubutumwa buri fake. Ntago ari ubutumwa bwa Yesu. Bene data, muve mu kigari, muve mu butumwa bupfuye. Bibiliya iravuga ngo abigishwa bagenanaga na Yesu ngo babanza kuzanirwa umwana, ise w'umwana bazanira umwana ngo bamuse imbere yuko Yesu bamushyira uwo mwana.
yabanje kumuzanira abigishwa barakubita reka, baringinga ngo dayimoni ave mu mwana reka, ahubwo akabakambana. Narivuze ngo intumwa nk'izo hangaha zirimo abavuga butumwa bene nk'abo ngabo barimo hano hanze, bamaze gutwara ibintu by'abantu, bajya mu ngo z'abantu ngo bajyanye ubutumwa bwiza babeshya abantu. Ndagira ngo mbakure muri iyo nzira, garuka mu murongo w'Imana, shaka ijambo ry'Imana, shaka Yesu muzima, shaka Yesu waguhaye umwuka uhumeka, shaka Yesu ugitumye ubaho, shaka Yesu uwo nguwo ukikurinze kuki utarapfa kandi urwaye. Uyereka tugwizanye ukuri, kutarapfa kandi urwaye mu bitaro. Nuko Yesu aracyashaka ko wongera ukagaruka ukamugarukira. Ururuka mu byo wari urimo, manuka imisozi wari urimo, vayo, manukira Yesu, garuka kwa Yesu. Ngo Yesu amanutse uwo musozi ahura n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi. Haleluya. Ntabwo naje hano kwigamba, ariko tumaze iminsi tubona Imana ikora ibitangaza ku rusengero. Tumaze iminsi tubona abantu bakira indwara. Dufite umwana, dufite umugabo ejo bundi umugabo umaze igihe kinini cyane afite dayimoni wamuzonze. Baramuzana, bene wa baramuzana baratubwira ngo uyu muntu tumaranye nawe imyaka, yari muzima, yarikoreraga, yari yifite, yari yitunze, ariko tumaze imyaka igera muri 3 dayimoni ziramuhengera mwijoro, zikamufata, zikamubirisha ifuru, zikamukubita ku kibambasi. Bamuzana hose, mu maso hose ari ibisebe gusa, iminwa yarayiriye itukura kubera dayimoni. Ariko bavandimwe bakuru banjye, inshuti zanjye, bashi banjye, mwese ndagira ngo mbabwize ukuri, haracyari imbaraga z'Imana zibohora umuntu. Baramuzanye amaze imyaka 3 byaranze, baramuvuje byaranze. Umwana w'umusore mwiza, muremure mwiza, ariko dayimoni zaramwangije face, iminwa yarayiriye, afite ibisebe mu maso hose, kubera ko dayimoni zamuhengeraga abantu bose bamaze kuryama, zikamufata, zikamukura ku gitanda, zikamujugunya ku kibambasi. Baramuzana ejo bundi, turamusengera, twamumaranye iminsi 3. Dayimoni asezera ku manywa atubwira ati ndagiye. Bari baramuntumye, none ngeze ahantu hari umuriro sinawihanganira. Asezera ku manywa y'ihangwe, dayimoni amuvamo. Ndimwe ndavuga ngo imbaraga z'amasengesho zikubita dayimoni. Nta dayimoni ushobora gukinira hano imbaraga z'Imana. Nta dayimoni ushobora gutinda ahari imbaraga z'Imana. Uyu munsi bazana ijambo rivuga ngo Yesu aramanuka. Uyu munsi nawe akumanukire, amanukira ubuzima bwawe, amanukira imibereho yawe, amanukira urugo rwawe, amanukira akazi urimo, amanukira ubuzima bwose waba urimo butagenda neza, akumanukira uyu munsi. Yesu ngo amanutse uwo musozi ahura n'umubyeyi, ise w'umwana, umwana arwaye dayimoni. Mwirinde abavuga butumwa babeshya b'ibinyoma. Mujye gushaka ahantu hari umwuka wera, mushake ahantu hari imbaraga z'Imana.
ubuhanuzi mukurikirana buri hirya no hino butumye abantu bazinuka amatorero, bazinuka abashumba, bazinuka Imana, banga Imana. Mwavuye muri izo nzira z'ubwo butumwa bupfuye, mwagarukiye Imana, mwagarukiye Yesu. Yesu ko yarari niko ari kandi niko azahora. Uko kera yajyaga akora n'uyu munsi niko akora. Aracyabohora abantu, aracyakura abantu mu bituro, aracyarebesha impumyi, aracyahagurutsa ibimuga, aracyakora imirimo n'ibitangaza. Nababwiye ngo ejo bundi umuntu dayimoni bazanye umugabo muzima, umugabo wize, umugabo wari wikoreraga, wari ufite ubuzima, baramuzana amaranye imyaka 3 dayimoni. Tumwirukanamo dayimoni, Yesu aramubohora. Ntabwo ari twe gutumubohora, ni Yesu ubohora abantu bayo. Yesu aracyafite imbaraga zibohora umuntu. Ndaguhamagarira nawe uyu munsi, va mu nzira z'ubuyobe, va mu butumwa bupfuye, va mu buhanuzi budafite icyo bukumariye, va mu buhanuzi bukuyobya, garukira Yesu muzima. Yesu yamanukiye ubuzima bwawe, ntabwo abusiga uko abusanze. Yesu yamanukiye urugo rwawe, ntabwo arusiga uko yarusanze. Yesu yamanukiye akazi kawe, ntabwo agasiga uko yagasanze. Yesu ahindura imibereho, Yesu ahindura icyerekezo, akaguha icyerekezo kizima. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo amanutse kuri uwo musozi, ahura n'umugabo washobewe, ahura n'umugabo wataye umutwe, ahura n'umugabo wabuze uko abigenza, ariko ngo amare guhura nawe amusigira umwana akize. Nawe ushobora kuba ufite ibyo ufite byose bitagenda, ushobora kuba uri mu buzima butagenda, ushobora kuba uri mu rugo rutagenda, ushobora kuba uri mu buzima budafatika. Uyu munsi nakubwiye ngo twatangiranye ijambo rivuga ngo Yesu amanutse umusozi. Ndakwifuriza ko Yesu amanukira ubuzima bwawe nawe, kandi nta kundi kuntu yakumanukira, nuko umwemerera akaza mu buzima bwawe, nuko wongera ushaka andi mahirwe yandi. Ndabizi ko ushobora kuba aratakaje amahirwe menshi, ariko ongera garukira Imana mu mutima, wongere wizere Imana. Garuka mu nzira y'Imana. Shaka Imana, iracyakora, iracyabohora, iracyazura. Nkuko yazuye Lazaro, n'uyu munsi iracyazura abamugana bose bamushaka. Aracyakora imirimo n'ibitangaza. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mwana arakira. Ushobora kuba arabanjirije amaboko ya benshi, ariko ntiwagira icyo uhakura. Nkuko Bibiliya itubwira ngo nuko ise w'umwana muzanirira ngo abigishwa ba Yesu ntibagira icyo bamumarira, ntibamusenyera ngo akire. Oya, biranga. Birashoboka ko nawe ushobora kuba hari amaboko menshi yakwakiriye ariko ntacyo wigize umarirwa. Hari amaboko menshi watinzemo ariko ntacyo wigize wunguka. Ushobora kuba uri mu maboko runaka nta terambere ufite. Ushobora kuba uri mu maboko runaka umazemo imyaka n'imyaka, wategereje impinduka, wategereje kubohoka, ariko still n'uyu munsi uracyari uko nguko. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera ushaka Imana imanukira ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwira ngo nuko amanutse uwo musozi avuye mu masengesho, ngo ahura n'umugabo ufite ikibazo cy'umwana. Nawe ushobora kuba ufite ikibazo cya business, ushobora kuba ufite ikibazo cyo kwizera Imana, ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi, ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubuzima, ushobora kuba ufite ikibazo cy'urushako, ushobora kuba ufite ikibazo cya buri kintu cyose tutazi. Ariko uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo amanukira uwo mwana urwaye, agukiriza umwana,
amanukire business ayihembure, amanukire urushako rwa aruhembure, amanukire akazi ka agahembure, amanukire ubuzima bwo kwizera abuhembure, yongera gusubize mu nzira y'ukuri. Yesu niwe nzira kandi niwe kuri. Niba atari iyo nzira urimo, urapfuye, nta buzima bufatika waba ufite. Uyu munsi rero uko Yesu amanutse uyu musozi ngo ahura n'uyu mugabo, nawe nkwifurije ko Imana uyu munsi imanukira ubuzima bwawe. Imbaraga ziracyakora zayo, uko yari iri kera n'uko uyu munsi ni kwiri, kandi iracyakora imirimo n'ibitangaza. Nkwifurije Kristo ko akandagira muri ubwo buzima bwawe bugahinduka. Ndacyari hejuru y'ikintu cyitwa imbaraga zo gusenga. Niba utagisenga mwene data kandi uri umukristo, urajya ahantu habi cyane. Niba utakigira ibihe byo gusenga ngo wegere Imana, urajya kure, urajya mu mwobo utazikuramo. Niba rero ukibasha kumva ubutumwa bwiza, ndimo ndavuga ubutumwa bwiza, ntabwo ari ubutumwa busanzwe, ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Niba ukibasha gutega amatwi, ongera ugarukire Kristo ahembura ubuzima bwawe. Nta wundi uzabasha kuguha ubuzima, ni Kristo. Haleluya. Ndimwe nagiye nagera ku musozo, ndabifuriza ko Yesu amanukira ubuzima bwanyu, amanukira imirimo yanyu, amanukire ibihugu byose mutuyemo. Yesu yongera agarukira ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ibamere umugisha rero. Uyu munsi kwa gatanu ndabatumira, dufite kwirirwamo umunsi wose, kandi dufite no kuraramo overnight. Tuba dufite abavuga butumwa batandukanye, tuba dufite abanyamasengesho basenga, tuba dufite ibihe byiza. Ndakwifuriza ko waboneka mu bihe nk'ibyo ngibyo. Kandi nawe niba ufite umwana urwaye, cyangwa se nawe urwaye bikaba byaranze, vayo muzane, vayo tugusengera Imana. Ntago ushobora kuva amaboko yacu Imana itagukijije. Niba uzi ko wivuje byanze, niba uri mu buzima runaka byanze, ndagushishikariza ngo vayo tugusengere Imana. Ni hano i Kanombe, ni hano i Kanombe munsi ya sekiteri. Nomero yacu irahari, muduhamagare, vayo tugusengere Imana. Imana ikubohorera ubuzima, Imana ibohora abana bawe, Imana ibohora ubuzima bwawe, Imana igukize. Iyo twizera ishoboye byose. Rero Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Turashoje mbabwira ngo Imana y'umwami wacu, Imana ibagire neza. Ikiganza cy'Uwiteka kibe ku buzima bwanyu kandi gihindura imibereho yanyu. Turabasengera buri munsi, tugiye gufata akanya ko kubasengera. Ubuzima bwose wabucamo tugiye kubwereka Imana, Imana ikubohore. Mwami Imana yacu, ndagushimiye ndaguhimbaje kubw'iki kiganiro cyawe uduhaye. Binyuma y'ijambo tuvuze kugira ngo abaryumva bose ribahindure Mana, kandi rikize indwara yose uko yabikomeye kose, ariko Imana ubakize. Niba ari dayimoni barimo, isoke mu buzima bwabo, yaboshye imitungo yabo, yaboshye ubutaka bwabo, iboha ingo zabo, iboha imirimo yabo, iboha amabizinesi yabo, iboha abana babo, ibabuza kwiga. Ndakubita abo bazimu, ndirukana dayimoni, isoke muri ubwo buzima bw'abo bantu. Ndirukana buri imbaraga zose, imbaraga zawe zibohora ubuzima bwabo, imbaraga zawe zibohora ubuzima barimo bose. Mu izina rya Yesu nohereje marayika w'inkota, amarukire gukubita no gukwahuranya no gusenya iyo migambi yose iri ku buzima bwabo basore n'inkumi, iri ku buzima bwabo papa n'abamama. Mana, tusabye umugisha ku buzima bwabo, ubohora abo bantu, ubakize indwara, ubaho ubuzima bwuzuye. Nabo bose bakumva umanukira ubuzima bwabo, kandi ukomeze kurema ibintu bishya ku buzima bwabo, nabo bakira ibitangaza. Nagushimiye Mwami Imana yacu, icyubahiro kibi cyawe. Ngushimiye ko watangiranye natwe,
tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ukaba uduhaye umugisha kandi abakumvishe bose nzi ko wongeye kurema ibintu bishya ku buzima bwabo, kandi amashimwe bagiye kuyabona vuba kandi byihuse. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibampere umugisha. N'ubundi mwari kumwe na Bishop Francis. Ndabakunda kandi nzakomeza kujya mbasengera. Imana ibahe umugisha, ariko ndabatumira buri muntu wese waba ufite ikibazo naze ku rusengero tumusengera Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom.